abanyarwandakazi mukomere cyane murumva radio ijwi ry'ibiyaga bigari ariyo la voix des grands lacs mu gifaransa tubafitiye umutumirwa uyu munsi ariwe madame Marie-Jeanne Rutayisire uwo muri société civile ariko mukaba mushobora kuba muzi no ku za chaîne YouTube zimwe na zimwe aho yagiye atanga ibiganiro. Madame Rutayisire murakomeye. Murakomeye bwana Ndagijimana. Ukomere cyane. Twishimiye rwose kukwakira ni ubwa mbere uciye kuri la voix des grands lacs ari ryo jwi ry'ibiyaga bigari. Uyu munsi rero twagutumiye atari kuvuga ngo hari émission spéciale yindi ni ukugira ngo nkuko wavyifuje uganiriza abanyarwanda utanga ubuhamya ku mateka y'igihugu cyacu akenshi abari amateka ababaje ubabwira ibyo wabonye muri biriya bihe bibi cyane cyane nyuma y'iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana aho wari uri ingaruka zakubayeho n'ibindi wagiye ubona byose aho wari uherereye muri kiriya gihe. Ubwo rero tutiriwe dutinda reka nguhe ijambo rwose utanga ubwo buhamya si ubuhamya byo gutoneka ni ubuhamya bwo kugira ngo abantu bamenye ibyagiye biba hirya no hino mu Rwanda aho umuntu yari ari niwe wari uhari niwe wabonye ibyahabaye ntabwo umuntu ashobora kuba hose. Wowe rero rwose nguhaye ijambo kugira ngo utuganirize utugezeho ubwo buhamya bwawe. Murakoze bwana Ndagijimana, nibyo nkuko nabibasabye koko kubera ku kwezi kwa 10 mwamaze n'ubwo yenda twatambutse mwifuje ko twongera kuzirikana ubwicanyi bwakozwe na FPR Inkotanyi. Nkaba rero narifuje kuba nanjye nagira icyo mbivugaho kuko hari ibyo nabonye ariko ubuhamya bwanjye nigeze kubutanga muri make ni nko kongera gusubiramo ariko ntasubiramo byose uko byagenze kiriya gihe ngamije kwerekana byiburaho narindi ibyo nabonye kubera ko iyi myaka imaze gushira nkomeza kubona abantu bakomeza guhishira ikinyoma kandi icyo kinyoma cyarajyanye ubuzima bw'abantu kandi nkabona kuko bitinda cya kinyoma kizafata kikaba ukuri. Nge rero nkaba ndi muri wa murongo kugira ngo rwanye ikinyoma ndwanye kibi mparanira ukuri kandi nifuza ko ubutabera bwabaho kuri buri wese. Ubwo rero ntabatindiye ndaramutsa n'abanyarwanda badukurikiye ntabatindiye muri make ndahera cyane nyuma y'intambara nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Nge nari ntuye i Remera aho bita Rukiri ya mbere hakaba hatari kure ya CND mu by'ukuri. Noneho uko twebwe twabaye hariya mu by'ukuri na mbere y'uko indege ihanurwa icyo nibuka nuko buri munsi guhera nka za 93 za Desembre gutyo buri saa 12 twabaga dufite amagrenade iyo waba gutarataha wararaga ahuri. Ndabyibuka rwose cyane kuntu abantu bajyaga bava ku kazi abantu bamara kunywa nk'icyayi ukatembera ku muturanyi. Ndibuka ko hari umuntu waraye iwacu kubera ko umugabo yagiye kumuherekeza bageze ku irembo abantu batera amagrenade baragaruka arara kandi atuye muri quartier. Ibyo bintu nibyo byaje kunyibutsa ibyo tutakunda kuvuga ngo baba technicien babo. Avec le recul niho ngenda mbona koko ko burya igihugu cyose cyari cyarabaye infiltré. Nuko rero ubwo indege rero iza guhanuka ku itariki 6 nijoro twebwe ntabwo nubwo twigeze tubimenya kubera ibyo bintu twabayemo byuko twaryamaga kare kubera ayo magrenade yateraga. Ariko ngewe muri icyo gihe nkaba mu by'ukuri nari muri congé de maternité kuko nari ndi ku kiriri umugabo wanjye niwe wajyaga ku kazi. Ubwo rero indege ihanuka nta kintu twigeze tumenya. Umugabo abyuka mu gitondo agira ngo akaraba ajye ku kazi ariko acana radio kugira ngo yumve amakuru. Afunguye radio yumva harimo musique classique. Numva aravuze ngo bashobora kuba ngo perezida bamwishe. Ubwo urabona musique classique yagendaga ihinduranwa n'amatangazo. Noneho itangazo rero tuza kuryumva ngo tugume mu mazu.
ubwo ibyo yari agiye kujyamo yarabihagaritse, ndakomeza gukurikira radiyo. Ariko ikintu kintangaza ni ukuntu ibintu byabaye, mbese muri make twebwe twari muri mama wararaye, vraiment honete nayifu, ntabwo nigeze nibaza ko ibintu uko nabyumvaga icyo gihe, numva ibyo bya musique classique, numva ngo abantu ntibagume mu nzu, njye ku bwanjye muri njye mu gitekerezo cyanjye simbabeshya, numvaga bireba abanyapolitiki. Wumva uburyo bwa naivote, ukuntu abantu bari babayeho, ibyo by'amashyaka uko byagendaga, rwose njye numvaga bireba abanyapolitiki. Ariko igitangaje hagati aho, ubwo nkaba nari naraye, urwa ruhinja rwanjye rwagize ikibazo cya infection, nari naraye mvuye kwa muganga banyandikiye antibiyotike z'inshinge, agomba guterwa inshinge. Urumva rero ntabwo nari nkimuteje, bari bamuteye urushinge rumwe gusa, kuguma mu nzu nta hantu twari kujya. Ariko noneho mu gitondo kare abantu wabonaga bagenda banyuranwamo, noneho dutuma umuntu imigati, ko nta n'umugati twari dufite, dutuma umuntu umugati arawutuzanira, ariko guhera saa 4 amasasu agomba aratangira aravuga menshi. Noneho twe ngira ikibazo rero cy'uko ngomba guteza umwana urushinge. Nibwo rero umugabo wanjye rwose yageze aravuga ati abafamiliyare batera inshinge, njyewe wize amashuri ntabwo natera, kubera ko nari mfite serenge n'ibintu byose, atangira kujya kuvanga imiti. Umutima urandya, ndavuga nta antibiyotike ntabwo ari umuti umuntu wese apfa gutera. Arangije kuvanga rwose yabishyize muri serenge, umwana ndamumwima, ndamubwira nti oya, ntabwo muguha kuko ushobora kubitera umuti ukagenda inyuma y'umutsi, umwana agahita apfa. Icyo gihe rero wazagira romora ubuzima bwawe bwose. Nuko umwana mumwima gutyo, ntangije mbese bitwanga mu nda, kuko urumva iyo umwana yatangiye teretoma nta kundi kuntu byagenda. Noneho nibwo yashakishije amasasu agabanutse, arazamuka ajya ku muturanyi, twari dufite umuturanyi wari ufite umudamu w'umwinfirmiyeri wakoraga muri abadivantiste, ari hejuru y'umuhanda. Urabona mu makaritsiye ukuntu habaga hari imihanda, abantu batuyemo hagati, hari abareba ku muhanda wo haruguru, hareba kuwo hasi. Twe twarebaga kuwo hasi, abo mwinfirmiyeri yatuye kuwo haruguru. Nuko ashaka rero uburyo, nta nubwo ashobora no guca mu irembo, yashatse breshe mu rugo kubera ayo masasu, kumva ko yenda uciye ku irembo wakubona yakurasa. Aranyonyomba rero ajya kuri uwo muturanyi. Umuturanyi rero aramubwira ati nta kundi, ntabwo ibyo byose nta nubwo nanamutera nanjye, kuko nimutera agomba kubikomeza, kandi ntabwo turi sure. Icyo gihe banavugaga ko ngo Kagame yadekaraye ngo intambara, ati ubu ngubu nta kundi tugomba kuva hano kuko ni muri shando bataye. Noneho mu kugaruka aje nibwo yaciye ku rundi rugo. Umudamu yakoraga kuri CHK, nawe yari umutravayeuse, nawe baraganira, amubwira ikibazo, aramubwira ati yewe, ati hano mfite siro ya antibiyotike, ati pfa kuyitwara bariyo mumuha. Nguko uko umwana twamushyize kuri antibiyotike, siro turayireka. Ariko noneho tuza kubwira abo baturanyi, batubwiye bati tuve hano, turababwira tuti noneho nimureke tuze tujyane. Yenda nge ndavuga ngo reka dusubire mu rugo, kurumva abandi bana bari basigaye mu rugo, dufate n'utwangushye tuze duhunge. Ubwo turagenda, tugeze mu rugo, ngewe nicyo kora, nari mfite imaje y'impunzi za Nyacyonga. Ziriya mpunzi za Nyacyonga nge zari zaramaritse ko ku cyumweru hari yari yaje mu rugo ifite umwana wambaye ubusa, afite agasahane kariho ibigori, agenda yanze kurya, noneho umwana yabimena, undi akabiyora, harimo n'umusenyi bivanze n'umucanga. Umwana yambaye ubusa. Icyo gihe umudamu yaraje, ndamukingurira, mbona ukuntu ashonje. Umudamu ndamwicaza, nshaka igikoma mu mwana. Umudamu nawe ndamubwira nti se nguhe iki? Warambwira ngo nimuhe byeri. ndamubwira nti oya, ntabwo naguha byeri mu nda iri mu busa. Nuko mbwira umwana wampa icyo kumugaburira,
ndetse ikintu nibuka nakoze nabonye ukuntu n'uwo mudamu yari yambaye ubusa nafashe amamariniyeri yanjye yose ndayamuha mvuga ngo sinzongera kubyara nuko iyo imaje rero mu kugaruka mu rugo nsubiye inyuma kujya gushaka imyenda njye nari mfite imaje y'uwo mwana wambaye ubusa mbona nanjye abanjye bagiye kuzambara ubusa bituma ntwara imyenda y'abana ndakubwira ngo nta kindi najyanye niziritse ibitenge umugabo yambara amajogingi uruhinja rwanjye nari mfite sake do kushaje ngibyo ibintu najyanye kuko nari mfite imaje y'uwo mwana wa Nyacyonga nabonye nanjye ngiye kuba impunzi nk'iyo ya Nyacyonga kuko ibya bindi byo kuvuga ngo bireba abanyapolitike byari bihise birangira kuko abantu baravuze bati turi muri champ de bataille kandi koko hariya muri quartier iwacu yari champ de bataille urumva maroketi inkotanyi zaransagane n'abasirikare n'ako kajagari kari gahari twe tutazi ariko ubwo hagati aho muribaza ko twari dufite abaturanyi bari bazi aho bahungiye hari abahungiye kuri stade Amahoro hari abakomeje ngo bajya za Eto ariko kubera ko yenda bo bari bafite information ariko twebwe nta n'umugabo wanjye simbizi ni ukuri nta kintu twari tuzi twumvaga ko perezida bamwishe ko bigiye kujya mu banyapolitike yenda abantu biyoruganiza ubuzima bw'abantu bukagenda ko baratubwiraga ngo baraza kutubwira bazatubwira tuba mbese twubahiriza betoma nyine kubaha betoma niko nabyita nuko ubwo rero tumaze gufata ibintu maze gufata utwangushye umugabo yaravuze ati ni ugukinga imiryango yo hanze y'imbere sinyikinga kuko bazansenyera effectivement ariko byagenze imiryango y'imbere ubwo yenda we yamenyera iby'intambara simbize dufunga hanze afata imyenda yari muri garde-robe ashyira mu mavarizi turagenda dushyira twari dufite pariti yo hanze yari itaruzura y'inzu za toilette zo hanze aragenda abitabikamo arafunga nuko turagenda si tugeze ku muhanda abantu ndibuka hari abantu batubwiye bati se murajya hehe abo bantu harimo umugabo umwe hari yari umunyamurambi yari umubara abacuruzi yarongoye abantu b'abadivantiste tugase ngo murajya he ndamubwira nti ngigendage murambi nge namubwira ko ntashyo numvagaho ariho hari ubuhungiro akana parama niho hari byari byacitse kurushaho nuko ubwo ntiduteye urutambwe tugiye kureba aba bantu twumvikanye ko tugiye murambi wacu nyine aho tuvuka kuko nge n'umugabo wanjye tuvuka Ikiziguro muri Byumba muri Byumba nuko ubwo tugeze kwa rwa rugo baterega bagiye bo bari bafite n'imodoka ubwo rero biratuyobera ntitwasubira inyuma ariko turakomeza duteye intambwe nka 300 tugera kundi muturanyi naho twahurira nabo bahagaze ku irembo gutya batubonye bati se murajyayo nk'abantu batazi mu by'ukuri ntabwo twari tuzi iyo tujya akaba harimo umugabo umwe wakoranaga n'umugabo wanjye muri Banque Populaire yavuye iwe nawe ari ku muturanyi we nuko noneho umugabo arambwira ati reba uruhinja mu mugongo utwana tundi tubiri cyokora nafashe n'agateremusi karimo igikoma n'umugabo yikoreye cya gikapu cy'imyenda none haravuga ati yewe abona nawe mbese bimuteye ubute ko nta kintu twari tuzi vraiment nta kimwe na biriya bajya bavuga ngo muri za quartier ngo interahamwe ni ukuri abantu bose bari mu ngo zabo ubonye urakamusuhuza nuko ubwo aravuga ati yewe atereka turebe tujye kwisunga abandi turebe niba ari uguhunga tuzahungane turi benshi nibwo tugiye muri urwo rugo rw'umuturanyi ni muramu wa n'umugabo yitwaga yari muramu wa Wiringimana Juvenal yitwaga Bemeriki Frodoir noneho tujyayo turabana twari amafamiye 3 tubana aho ngaho hafi icyumweru cyose noneho bigera ndibuka ko byageze ari kuwa gatanu w'icyumweru cyakurikiye byari mu matariki za 10 nibuka rwose byari bitangiye kuba nabi abantu noneho bavuga ngo abantu bose bashize muri quartier noneho umusaza uwo papa Bemeriki aravuga ati niba ari ugupfa tuzapfana ariko sinshobora kubahungana
nimba hungana bambwiye ko kuri za Sonatibe ntawe uharenga bari kwica abantu, ati nidupfa dupfane nidukira tuzakirane. No, ubwo rero hagati aho mbese umusaza nta nubwo yari umusaza rwose, yari jigija, yajyaga yitera imiti ya diyabete abika muri firigo, aravuga ati ni hahandi, ati ninagenda iyi miti nta firigo nzabona n'ubundi nzapfa, twigumira aha nidukira dukire nidupfa dupfe. Ubwo tugumaho gutyo. Ariko icyo gihe rwose inkotanyi nibwo rero zararaga zituzunguruka nijoro, twarabibonaga, twabonaga amatara, twumva abantu bagenda. Uwo munsi rero ngo abantu bari bashize muri karitsiye, icyo nibuka mu gitondo nibwo inkotanyi zadusesekayeho. Urakoze cyane, ndumva dushyize muri ambiyanse y'ibyabaga icyo gihe. Ni ukuvuga ko icyo gihe cyose mwebwe mutari muzi ibiri kuba muri Kigali hirya no hino muri za karitsiye? Ni ukuri nta kintu na kimwe twari tuzi. Mwumvaga radiyo ariko twumvaga radiyo ariko nta kintu twari tuzi. Batubwiye ngo abantu bashize muri karitsiye ngo bahunze. Nyuma y'icyo cyumweru n'ubwicanyi rien du tout. Cyokora hari ikindi nabonye icyo gihe rwose abantu bahunga muri karitsiye ari ku manywa. Twari duturanye ni mu nzu y'umuntu wakoraga muri Sonarwa, ari mu ambasade, umusekreteri wa ambasade y'Abarundi. Iyo nzu yari yitwaga Ndera Gilbert. Bagiye ari nko mu masasa bandabyibuka, bapakira n'amamodoka bajyana n'undi mudamu wakoraga muri Obeka w'umurundi kazi wabaga mu nzu witwaga Muvara. Bagiye bazamuka ariya kwa Rando, tubabona bagenda. Niba bari bagiye ubwo certainement ko bari bagiye kuri aeroport, kuko yari umudiplomate. Nge niko mbitekereza, kuko nta yanyuze iriya nzira, ntabwo yaciye izo nzira za Kicukiro. Ariko ubona twababonye bagenda, ntitwavuganye, ntitwigeze tuvugana. Ngiye uwo mudamu cyo kora nge nari muzi, kuko ntiyakoraga umudamu wo mu secretary wa ambasade y'Abarundi, ko nge natahaga kurya atembera muri karitsiye tugasuhuzanya gusa, nta n'amazina narinzi. Nge urabona ni Remera, twebwe niho twari tukihagera. Abantu nababonaga batuye aha, keretse abo nari nsanzwe nzi, ariko amazina abenshi ntabwo nari nyazi, ku buryo abenshi nanabamenye icyo gihe inkotanyi aho zageze duhuriza. Ni ukuvuga ko ibyari byabaye hariya Remera hafi ya CND no kwa Barando, Habarushaka n'abandi bari bishwe. Reka da, ibyo byose njye amakuru yose nagiye nyamenya nyuma. Nagiye nyamenya nyuma, nayamenye amakuru twayamenye ari uko tugeze Ibyumba mu by'ukuri. Kuko tugeze Ibyumba niho abantu bo muri stade bari baturutse imihanda yose bahahuriye, abantu bakamenya amakuru y'abantu. Ariko tukiri muri Remera, ariko na CND tugenda, ndibuka tugenda CND ho kameme twarabimenye, bamujyanama abantu ho muri karitsiye bishwe kiragiye kuri CND naho twarabimenye. Ariko ibyo Habarushaka baremerayo hejuru abajyaga muri stade, byo naje kubimenya nyuma rwose. Nabimenye nyuma ndetse twaranahungutse. Ubwo rero inkotanyi zitugwaho mu gitondo cya kare nko mu masaa 4, ariko buri munsi twajyaga tubona inkotanyi zisohoka muri CND. Buri munsi twarazibonaga zishoreranye na nimugoroba zitashye. Ariko umunsi zadukuye mu nzu, iryo joro kabisa twaraye twumva imiriri y'abantu n'amatara. Hagati aho ariko hari imirwano nyine muri Kigali. Yensuri hari amabombe n'amagrenade, twebwe n'amabombe byaducaga hejuru bikagwa no ku mazu. Ariko ibindi biriya njya numva bavuga ngo interahamwe zagiye mu mazu. Cyokora n'ikindi kintu naje kumenya, icyo gihe hari abajandarume bavuye muri camp ya gendarmerie bica amafamiye y'abatutsi hariya hasi muri 19. Bica n'umudokiteri wari umuftalmologue yitwaga Pierre Jokwa, nawe yishwe nazo. Ndumva arabo nibuka, yenda n'abandi bagana za Kicukiro nabo barahari, nuko ubu nabyibuka avec le temps barambabarira. Yenda mu buhamya bwanjye hari n'ibyo yenda navuze kiriya gihe uyu munsi ntashobora kuba nasubiramo uko byagenze kubera igihe gishira, kandi n'ukuntu ngenda ngira ibindi byinshi numva byokipa umwanya munini kuruta iby'icyo gihe.
ubwo rero inkotanyi zituguyeho, ariko mu gihe cyo kutugwaho icyo gihe habaye imirwano ikomeye ko byari ibintu bikomeye cyane. Badusohoye nko mu masaa 6 gutyo, duhura n'abantu benshi bo muri quartier, harimo inkomere, hari rwose hari nk'umwana nabonye ngo yabaga niba ari uko mbona baryi, niba ari umukozi wabo, niba ari iki, cyo nzi cyo nabonaga urutugu rwavuyeho. Baturunda ahantu rero bategereza ko amasasa agabanuka, kuko hari igihe cyasaga nk'aho hari tamoro guhera nka saa 7 kugera nka saa 8. Aho niho badushoreye batugiye gukomeza CND, ariko niho twahuye n'abantu benshi bamwe muri quartier, twibaza se namwe mwari muhari. Ubwo rero mu kugenda CND niho twamenye nyine abantu bishwe muri quartier. Hari naho bagendaga batiriya nyine abantu, bamwe basigara, abagore basigara. Icyo gihe ndibuka rwose ko hari nk'abantu wabonaga bagenda mbese bareba abantu basa n'ababa verifiya mu by'ukuri, cyangwa se simbizi icyo bashakaga, ariko wabonaga hari za rogari ziri MP special. Kandi ubwo iyo nzira yose ni naho ngewe nibuka ko hari n'imirambo twagiye ducaho mu nzira, ko hari kuma nge nabo ngiye mbona imirambo yubamye, niba ari amasasu. Cyokora ntabwo nigeze mbona uwo uziritse akandoye, ariko nabonye abantu baguye bubamye, tukabacaho tukagenda tugera CND. Tugeze CND rero hariya, ariko ntabwo ari kuri CND hariya kuri iriya nzu, ni muri Ozarantu, ko badushyiraga mu mazu yararaho. Noneho abagore n'abagabo barabatandukanye. Aho niho nagira kugira ngo nyine abumva ubuhamya bwawe basobanukirwe. Bamwe bashobora kwibaza batese kuki bo babatwaye, kandi hari imirambo hirya no hino, abandi babasanze mu nzu bakabica. Mwebwe bari basanzwe babazi? Hari n'abandi benshi baje barabatwara babajyana aho ngaho, cyangwa kwari ukubakiza se, cyangwa bavugaga ko badukiza interahamwe, ariko mbere badusohora mu nzu babanje kuturunda ahantu hamwe rwose, basharije amasasu, bari benshi. Nuko badusohoye mu nzu babona turi benshi. Noneho babonye turi benshi, umwe yabwiye mu gihe hari uwabwiye bagenzi be, we bana ngo ko mbona hari abantu benshi, ariko byerekana ko hari umuntu uhari wari wasinyaye iyo famiye. Njye ariko mbitekereza nkurikije uko byagenze. Noneho bafata wa musaza wa nyir'urugo, baramufata bamujyana mu nzu. Inzu barayizunguruka, barangije bamusora ngo mzee ngukora hehe. Ndibuka ko bamaje ngukora hehe mzee, ngo muri Minisiteri y'Imigambi ya Leta. Minisiteri y'Imigambi y'Interahamwe, iryo jambo niryo numvise. Ndumva kumva ko miniplan ari imigambi y'Interahamwe. Bamujyanye mu nzu rero baramusohora, menya barashaka hari nko kuverifiya ko harimo imbunda cyangwa ikindi. Antuka nta kintu babonye kuko nta n'icyo bari bafite. Noneho barangije batangira guhamagara umwe. Bahereye ku mudamu wa ya famiye umudamu w'umugabo wakoranaga n'uwanjye muri Banki Populaire. Baragenda bamuhamagaye bamubwira ko ajyana na famiye ye. Urumva, ariko imbunda zari zisharije. Noneho barangije nanjye bankurikijeho bati abawe n'abahe. Baragenda basigarana ya famiye, ariko ntekereza ko bamubajije nk'ibibazo barangije, ariko turi hariya ntitwagiye. Barangije tubona nabo baraje, niho twageze hanze rero duhura na quartier yose. Aho nari nahatambutse mu mbabare kandi ni très important, kuko iriya ni episode ikomeye. No gusohoka mu nzu byari byatugoye, twari twanze twafunze, ariko tugeze aho tuza kubona ko bari budutwikire mu nzu, duhitamo gusohoka. Nuko rero twasohoce basharije ofete. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri hari abantu inkotanyi zakijije muri icyo gihe. Muri icyo gihe urumva ngo nditemo w'icyo gihe kugenda ibyo byose uko bari basharije, bari ushobora no guhita baturasira hariya, ariko hari hakirimo abantu ntekereza ko bari raisonnable, simbizi. Kandi uwo mugabo ho mu by'ukuri koko bari bamutanze,
ibyo birandaza kubigarukaho nyuma mbabwire n'uwabivuze kandi igihe yabivuze abinyibwirira vuga ati iyo mugwa hariya buriya nitwe twari twamutanze muri stade umuturanyi nawe ubwo rero CND baradutiriya abagore ukwabo abagabo ukwabo twebwe abagore twagiye mu kizu cyo kwa Munyampeta yari afite ikizu kinini cyane cy'amakaro ndebuka ko yari afite salon imeze nk'ikibuga cy'umupira antuka yari inzu nini pe twicara muri salon abajya mu mashambura bajyaga mu mashambura n'abaprivilegiye b'inkotanyi nyine abo ngabo bakada n'abandi nkabo ariko twe twari tudandagaje aho ngaho mu kibuga noneho abagabo bari mu mazu ya Uzarantour nabo noneho buri gitondo abagabo bakaza kutureba ariko icyo gihe nta kintu cyo kurya nta kintu cyo kunywa mfite uruhinja nta mashereka noneho turababwira tuti rero twebwe tugiye kubana n'abagabo bacu dore hano ntacyo turya yenda bazajya bafuya nguko uko twagiye kubasanga mu tuzu bari barimo kugira ngo tubone icyo kurya ariko aho twari tugandagaje bazanaga ibiryo nko mu ndobo ibintu byari biteye ubwoba ntabwo nabisubiramo iyo mbyibutse birangora ko nibuka ko icyo gihe nari naraguze na za Kigozi mvuga ngo nzatangira guha umwana amata na bibero mbifite nabihunganye ariko ndareba mbona nta kintu uzabimarisha mu by'ukuri noneho mfite abaturanyi bafite abana barutaga abanjye bari baratangiye kunywa rwose ndibuka ko hari umudamu wari ufite umwana nk'amezi nk'atandatu nabimuhaye ndamubwira ntumva uwawe yenda yari yaratangiye kunywa wiyaranje aho uzakura amazi simpazi ariko ngewe ibingibi ya aventure ntabwo nzayikora rwose ijyanire ubwo rero twagiye kubana n'abagabo niho bajyaga gucukura imyumbati bya gitaminsi tukinika mu mabenywari kugira ngo bivemo ubukana tukaba ari byo turya ariko ubwo hagati aho nibwo amabombe akara bakajya baturansaho amarokete noneho inkotanyi ziza kutubwira ariko hagati aho nubwo naho hose naho ndabyibuka kuri kwa Munyampeta muri icyo kizu nari nicaranye ndibuka rwose umukecuru wa Kwambona Baryi rwose twari kumwe umukecuru ntabwo nzamwibagirwa n'abakobwa nakuzukuru yari afite abakobwa nka babiri ntibarabuzukuru n'abariki n'utundi twana dutoya umukecuru namubonye ijoro rimwe ubundi sinongeye kumubona ko umukecuru yavuga ngo umwana wanjye ngo bariho barambaza interahamwe se ndazizi nge icyo kintu niho nabyumvise uwo mugoroba umwe niwo namubonye sinongeye kumubona twavuye aho ngaho aparama barabishe ariko abantu gutya wabaga uri hamwe n'abantu ukababura ntumenye n'uko bagenze mu matariki yahe twari tukiri mu matariki kuko kuri CND twahavuye mu 28 avril donc byari avant le 28 en tout cas ko twavuye mu mazu inkotanyi zadukuye hari iwacu yari mu maro 13 maro 14 kandi naho twahamaze icyumweru donc ni hagati y'ayo matariki ariko umukecuru we bamwishe tukigera CND yaharaye ijoro rimwe ko namubonye baraje baramuroba ubwo baraje baramutwara n'abo bana be ariko haje gusigara umuhungu nawe baje kumwicira ibyumba niba yari umukozi wabo niba yari mwene wabo ntabwo mbizi ubwo rero CND uko baduteraga amabombe menshi byari bimaze gukabya inkotanyi noneho baratubwira ngo ducukure indaki ngo tujye twihishamo nka data se tuzacukura indaki uzajya mu ndaki n'uruhinja biratuyobera babonye bimaze gukara umunsi umwe nibwo batubwiye ngo twitegure ngo hari aho tujye 2:00 z'ijoro niho badushoreye twaraye tugenda ijoro ryose tugera Ikabuye naho twahamaze niba twaramaze nge nahavuye ryarira nahavuye le 28 le 29 amatariki ndumva ngiye gukonfonda kuko nibuka ko nageze ibyumba le 28 avril ubwo hagati aho mwishakashakirize yenda mwasubira muri témoignage yanjye yo nari nkibyibuka neza rwose hose mwahagiye ku maguru twagiye cyane ninde wabacishaga muri iyo zone ko hari intambara hariya byari byararangiye ariko muri ayo matariki hari iwacu nakubwiye ko nge yari quartier yari yokwe n'inkotanyi
nta nterahamwe zigeze zihaba. Urumva niba hariya CND na certainement ko na za Kabuye ziriya nzira bazitunyujijemo ariko barangije kuwugira, kandi bagendaga badushoreye izo nzira zose twagendanaga nabo. Inzira zose ndabyibuka rwose, mu mvura nyinshi cyane twagendaga no mu mazi. Twahagurutse saa 2 z'ijoro twageze i Kabuye mu rukerero, tuhamara iminsi, nge ndumva narahamaze iminsi 2 turya ibintu byo muri umuzi ko i Kabuye hari amaproje, twari ahantu hariya bororera ingurube, sinibukiye iriya proje y'i Kabuye uko yitwa. Hari n'ibitonore byari byeze, ibyo twirwaga turya, twari mu kintu kimeze nk'igihangari. Niho twamaze iminsi 2. Noneho ngewe nza gushakirwa n'umuhungu wari umushoferi wa Karenzi Karake muri Goma. Uwo muhungu yari musaza w'umudamu wari inshuti yanjye, ntabwo yari inshuti yanjye cyane, ariko twakoranaga, yakoraga muri entreprise yari yegeranye naho nakoraga i Gikondo, ko nari muzi. Nuko sinzi ukuntu yaje kumbwira, ariko ntabwo byari no kubusa gusa. Ntekereza ko ariko akundi batwaraga abagore bashaka kwica abagabo babo ngo batazabimenya, kuko nabyo byarakorwaga. Kandi nge niko nari nabibonye, kuko umuhungu yirwaga agendana nabo bademayi bose, insoresore zagendaga ziroba abantu zerekana abo bari butware buri munsi, ko nibyo narabibonaga. Insoresore zagendaga mu nkambi, birwaga bageta. Ubu ni avec le recul mbivuga, ariko icyo gihe ho nta kintu natekerezaga mu by'ukuri. Numvaga nyine baduhungishije, duhunze intambara. Noneho i Kabuye rero niho bavuze ngo batujyane Ibyumba. Ariko tugeze i Kabuye, umugabo wanjye yahuye n'umuhungu mwene wabo wari uvuye muri stade. Aho rero buri i Kabuye naho twamenye amakuru menshi. Niho rero ngewe bampaye imodoka, za famiye zose bose bari bafite abana batoya, barabampa bati ubwo ubonye imodoka, ko hari abandi bari baratangiye kugenda n'amaguru, bati noneho twe tuzagende n'amaguru, ariko abana batoya n'imizigo ubijyane. Ubwo rero uwo musore rero bampa imodoka, njyana n'abana, hari abanjye 3, uwa Bucuro kwa Bemeriki, n'abana 3 b'iyo famiye. Ndagenda Ibyumba, nageze nko masaa 9. Ndibuka hari ku manywa, baduha ibirayi bidatogosheje. Icyo gihe batujyana muri groupe, byari muri groupe, tujya mu maklase. Ndibuka ko twisasiye ibitabo. Uravuga groupe scolaire? Groupe scolaire y'abafrere bo kwa Mansui. Naho ngaho twari nagiye. Noneho mbaho ngaho n'abo bana, ariko buri gitondo hari ahantu twajyaga kureba abandi baje. Kajya kureba byibura ko abona asize inyuma baje, kubera ko nari jyenyine n'abo bana n'uruhinja, nta kintu ushobora kubakorera mu by'ukuri, ari ukurya ibyo umuntu ampereje. Ndibuka rwose baje ku itariki, bangezeho ku itariki ya 30 mu gitondo. Aho narindi rero hari hato icyo gihe. Noneho biba ngombwa ko twimuka, bangezeho bose. Icyo gihe nta wari wazimiye, nibwo twagiye kuba muri sociale. Muri sociale mu gisare cya spectacle nicyo twabayemo. Ariko ubwo kuva uwo musaza Bemera cyahageze kuri sale ya sociale, wa muntu wamutanze buri gitondo yahoraga kuri iyo sale. Twabona ahora afite umujinya, umuntu twari duturanye gutya. Buri gitondo twasohoka tukamubona. Ubwo twahageze bahageze le 30. Uwo musaza Bemera ikiro tuwa bari bamutwaye, ariko buri munsi yahoraga muri interrogatoire. Nariko no kuri CND yahoraga muri interrogatoire, byo nabiciyeho. Bigezaho rwose bamubwira bati muzehe barakuziza kuri umunyagisenyi. Ndagira ngo nkubwire ko hari icyo gihe abantu hari hakira abantu bari raisonnable, baravuga ngo niba barakuziza kuri umunyagisenyi se twebwe baziduturukaye. Murumva rwose uwo musaza ntiyabimbwiraga, ariko umudamu we yarabimbwiraga par la suite, yaraza akabimbwira. Noneho tugeze Ibyumba rero duhura nyine bamutanze, hari batekerezaga ko yapfuye. Ni n'uwo mujinya w'abantu wanyu se ntaguciye mu ijambo. Uwo mujinya yabaga afite kugeza naho hajya gutanga umuntu, yabaga bitewe n'iki mu by'ukuri?
namusubiriza wa muvandimwe we yamuzizaga ko ari umunyagisenyi nyine, none se ntabwo byumva muri metero gato ariko babimubajije, kandi ibyo rwose ni ukuri guhamye njye ndabishimangira. Ubwo ndaza no kubyongeraho mu guhunguka nabyo byari muri za kiriteri zo gutwara amazu y'abantu, ibyo rwose ni ihame. Ubwo ni bamuzizaga ko ari umunyagisenyi, nta hari ikindi se njye nta kindi mbona. Ubwo noneho umusaza roturuwa baramujyanye, naho bamujyana mu gitondo, nimugoroba baza gutwara famiye ye yose. Ariko ubwo si we wenyine, n'abandi benshi ntashobora kukubwira abantu. Ngewe ni nayo mpamvu binantangaza ko nzi abantu benshi batwariye abantu ibyumba, benshi batagira ingano, benshi sinshobora kubarondora. Kandi hari n'abantu bitwa ko bari bakuru babonye biriya bintu, banabibonaga uko byagenze. Uyu munsi hakaba nta muntu n'umwe. Ngewe birandevoruta iyo ndebye akarengane, noneho ukabona imyaka 28 irashize, nta muntu n'umwe ushobora gutobora ngo avuge ukuri arekana akarengane kabaye k'Abanyarwanda, ubwicanyi bwakozwe na FPR. Nkibaza niba koko abo bantu ari Abanyarwanda cyangwa bakunda igihugu. Icyo ni ikibazo ngewe n'uyu munsi nibaza, kubera ko mbona mu by'ukuri abo bantu bakomeje guceceka ibyo. Ngewe ndabafata nk'abagambanyi, mumbabarire kubyita gutyo, nabo nibanyumva bazambabarire, kuko nta kindi kintu gisobanura ikinyoma kimaze imyaka 28. Uyu munsi akaba abantu hari abagicecetse cyangwa bavuga ngo bafite ubwoba. Sinibaza ubwo bwoba ubwo ari bwo. Aho hantu harakomeye. Watubwiye ko mwebwe umuryango wanyu wageze ibyumba, ni wowe n'umugabo n'abana, umugabo wawe n'abana. Abandi wabonaga ibyumba icyo gihe ni bande? Ni abaturanyi bawe gusa cyangwa hari n'abandi baturutse ahandi? Baturutse imihanda yose, ndakubwira ngo hari n'ababaga baturutse ngo zarebera, abo babanaga zarebero. Mbese ibyumba hari isangano, uzi ko ngo hari etamajoro ya FPR. Nta bantu b'abategetsi bari basanzwe mu Rwanda bari bahari icyo gihe? Cyangwa abafonksiyoneri bakomeye cyangwa? Bari bahari benshi cyane. Abo nibuka cyane na bariya bitwaga Bangirabanzi, nako yitwa Ngirabanzi, ubwo yenda aracyariho. Ba Mugemana bari bahari, ba Rwamasirabo Serge, ba Rugenera Mariko, Abagasana Anastase bari bahari. Hari benshi, ntabwo nabarondora. Ndimo abona ari nzi banayinzira, bari abanyamashyaka. Nakubwira ngo ni bande ndibuka abo dimwe n'abari abankongori. Nabarondora bose. Hari n'abandi utaruzi, ariko hari n'abariya bamusanga mfura 6 beri bari abanyamakuru icyo gihe bari bahari. Ni benshi nabo bariyizi, ni benshi cyane, kuko mu by'ukuri hari n'ahantu bari batuye bitaga mu Kiminisitire. Ibyo nabyo mbibabwire, bari ni nka direction ya groupe scolaire. Abo bari babandi barya neza, nubwo twari aho hose bamwe tujya kurya ibya Croix Rouge, abo baryaga neza, bakarya amafiriti, bakarya ibitoki, mbese bari basanzwe mu buzima busanzwe. Kandi hari n'abenshi bagiye baza mu mamodoka yabo. Twebwe ubwo twagendaga n'amaguru, hari rwose ndibuka umuntu nibuka Nindera, umuntu wajyanye n'amagare y'abana, uriya w'umunyacyangugu warongoye umukobwa wo kwa Bayigamba Darberi Gatera, yari umucuruzi w'umunyacyangugu. Bariya bene wabo no kwa Twagiramungu rwose bagiye nabarya badukundane bari bajyana n'amagare y'abana. Ariko ubwo byibaza twebwe cyokora Shenge Mugemana twaragendanye yarikoreye indobo muri ayo mazi yose, we irete humble. Nta nicyo namuvugaho kindi, Imana imuhiruko ridashira, yari imfura pe, ku buryo ni nawe. Uravuga rero uti ahantu twari turi barazaga bagatoratora abantu, byakorwa n'abasirikare ba FPR bahitaga n'abakihari abakada ko bari bambaye civile.
bari bambaye sivera ariko ni n'abasirikare ahari, ntabwo ngiye mbizi rwose niko byagenze. Ubwo donc bamaze gutwara iyo famiye kwa Bemeriki le 3 z'ukwa gatanu, ariko noneho kubera ko muri sale twarimo urumva nari mfite uruhinja, nta n'ibintu byo kuryamaho twari dufite, muri make hari umuntu umwe wahunganye matora, barayitambikaga tukayiryama muri sanse muri sanse ya large, kugira ngo tubashe kujyaho turi benshi, priorite yari abana. Kandi noneho ngewe n'urwo ruhinja icyo gihe bamaze gutwara iyo famiye, cyo kora umumama yankonfiye umwana we mutoya, ndamusigarana, ariko noneho biba ngombwa ko twimuka aho hantu nanjye kubera izo kondisiyo z'ubuzima zitari zoroshye n'uruhinja. Noneho hari abantu bari bahaye inzu, ari umuntu w'iwacu uje, amazu asanzwe y'abaturage, nuko tujya kubana n'indi famiye, nuko turagenda njye na umugabo wanjye n'abana banjye, ariko nshaka gutwara na wa mwana umubyeyi yansigiye, ariko umwana we aranyangira. Njye nabyumvaga ko umwana yumva ko hari iwabo bazagaruka, kuko nicyo wabonaga, yumvaga bazaza bakamubura ahari, mujyanye n'abamujyanye ahandi hantu, asigarana n'iyo famiye. Nuko ubwo rero tujya kuba ahantu bita mu Irebero, niba uzi ibyumba simbizi, ahantu hasi, tuba mu mazu y'abantu. Noneho ubwo nanjye rero ituru yanjye nanjye iza kungeraho ku itariki 2 z'ukwa gatandatu, niho nanjye baje gutwara umugabo wanjye. Babandi b'abademayi baraza rwose mu masaha yo kurya, baraza, iyo modoka yabo yaturutse ahantu nyibona, nuko ariko iyo burya ntacyo wishisha ntacyo wikanga, ariko umugabo wanjye ntiyari ahari. Baza bamubaje, ndavuga ngo ntawe uhari, yagiye kugura umunyu. Gatangira ngo ese ngo utuma umugabo umunyu? Nti wewe, nti none ko twasezeranye gusangira akabisi n'agahiye. Nuko ubwo ariko ntekereza ko batari bamuzi, kuko bashatse umuntu ujya kubamwereka. Urabona aho bacurizaga hari butike yari hafi ya paruwasi, murambabarira, hafi ya kiliziya ya diyosezi, hari andi mazu yari iruhande, hari butike, niho abantu bahahiraga. Ubwo rero bo bazamutse n'imodoka bashaka umuntu ujya kumereka, batwara umwana w'ifamiye twabanaga, bamutwara mu modoka ari ngo ajye kumereka, byerekana ko batari bamuzi. Ubwo rero bamaze kugera mu kanya gato, mbona undi aje rero mubwira uko byagenze. Mubwiye uko byagenze, mu gihe ndi kumubwira mbona ya modoka iragarutse. Ngenda mubwira nti mbabarira, dore ya modoka iragarutse, jya mu nzu, ngenda babwira ko udahari, byibura ubanza urye. Nuko ubwo mvuga gutyo baraje, ndakinguye, nkinguye mbona undi andi inyuma, kandi nari mubwiye ngo nabaretse, ndati no tige nta jeriye namurushe, niba hari icyo bambaza barakimbaza, ariko nta mpamvu warayumvaga, nta conscience nta kimubaza, sinzi uko yabitekereje. Nuko ubwo bagiye gutyo, nuko hahera nsijye wahera hahera umugani, niko navuga. Agenda atyo, ariko ubwo nyine hagati aho atwarwa n'abasore babiri, uwitwa Ngendahimana Aroni n'uwitwa Munyankindi Jean Bosco, bita Kibaya mu Masirino. Abamuzi baramuzi, arazwi cyane, ni umuhungu wo kwa Munyankindi Ndera. Nuko ubwo rero hagati aho rero nkajya nkurikirana, nkajya nirwa njya kuba ngo aho kwa Rukokoma aho babarizaga, kugeza bwo ambwiye ati se bamutwaye kubazi wagiye kubareba. Nuko ndibuka ko icyo gihe mvuyeyo nageze mu rugo, baza kundeba. Baje kundeba barambaza ngo ese uratuzi? Mbabwira ko mbazi. Ngo mbazi nte? Mwitwa gutya na gutya, ibyo kuko nabamenye ntago numva ari ngombwa, keretse niba mwumva amazina atari ayanyu nyine. Nuko turashyogozanya, nuko nanjye mbabwira ko uwo nkeneye ari uwanjye. Bo banyumvisha ko ngo nimba kina nzajya njya kubareba, nti nta sezerano mfitanye namwe. Nambwira ngo ubwo arakorera ngo icyama, nuko nanjye mbabwira ko icyo cyama bandataho nta buzare bagifiteho kurusha abandi. Mfite abavandimwe banjye bakigiyemo kandi ndiza amakuru yabo. Bishoboka bite ko uwanjye ntamenya ye? Noneho
kandi ko ariwe twasezeranye akabisi n'agahiye, mwebwe ntacyo ndamubabaza kuko nimwe mwamutwaye. No, ubwo nyine baranyitegereza cyane, barambwira ngo ntunzwe n'iki, abagira neza ni benshi, Croix Rouge irahari kandi hari n'abandi bagira neza. No, ubwo rero mva mu modoka yabo nyine nkubita umuryango ndigendera, basigara biyumvira, bageze aho baragenda. Nuko ubwo ibyanjye biba gutyo, mbaho gutyo nk'abandi benshi. Ariko noneho ikintu cyaje kuntangaza ni ukuntu iyo bamaze nko gutwarira umuntu, abantu bose n'umwe wakuvugishaga guha akato. Ndibuka ko najyaga gukuruwaza nka Nkongori, ari abantu, umugore we twariganye, twabyirukanye, twaragenderanye, twarasuranaga, ariko twajya gukuruwaza ukabona aciye hakurya y'umuhanda. Umva n'uyu munsi iyo mbitekereje ndavuga ariko sinzi abanyarwanda uko turemye, ntabwo menya turi abagome koko, natire yacu ari iy'abagome, kuko kandi tubeshya ngo turi abakristo. Natekereza ukuntu umuntu yitwara gutyo, mbese ukaba ubaye umunyacyaha, ukaba ubaye umuntu mubi. Nibyo bijya binyobera, kandi n'uyu munsi bikaba bigikomeza. Ngewe vraiment mujye mumbabarira, kuvuga gutya ntabwo ari ukuvuga ngo ni igikomere cyo kirahari, ariko nge naragikize. Nkikira nibaza umuntu ukomeza kwitwara uko nabonye, kandi we akajya arira, akajya yumva ko ababaye kurusha abandi, akavuza n'induru cyane. Nkibaza ubwo buzara habukura, n'ubwo burenganzira habukura. Biramva muvandimwe, ndagira Imana mujye mumbabarira, ntabwo ndi umunyarwanda, ariko ntabwo numva ngomba no kwitandukanya nabo, kuko numva ntakora nkabo, ntanatekereza nkabo. Ko ubugome bugeza imyaka 28 rwose, ukumva ko ubu ngubu kuva mvuga ibi ngibi, nge nabashimiye igikorwa mwakoze cyuko nyuma y'uko hari ibitavugwa, iyo tabu muyikuraho, abantu bakumva ko bafite uburenganzira, bakumva ko bagomba kuvuga ibyabo ntawe ubahagazeho, nta n'uwo basaba uruhushya. Ni intambwe ikomeye yo kugira ngo dushobore gukiza benshi, no kugira ngo n'igihugu cyacu gikire. Kuko nidukomeza kwitwara uko guteye isoni, bunyamaswa, tuzapfa nk'udushwiriri kandi tuzarangira, tuzashira turangire, n'ukuri tuveho. Niba vraiment turi dinye, turi abantu biyubaha, turi abantu bumva ko dufite agaciro nk'abandi, tugomba kumva umuntu uwo ari we wese, tukamutega amatwi, kandi akababaro ke ntabwo tugomba gushyira ku munzani. Ntabwo ari ngombwa, ariko ugomba kumenya ko ikikubabaje. Niba narabuze umuntu nawe ukamubura, mwese murababaye, tout simplement. Mwakora gute, mwafatanya gute kugira ngo ako kabaro karangire? Ko tumaze imyaka 28 gakomeza kiyongera, twafatana urunana gute kugira ngo ibyo bintu bihagarare? Ngewe nicyo kintu numva nifuza. Tureke kwirirwa twumva ko akababaro kawe niko kababaro, niko kanditswe, ngo niko isi yose yamenye. None se akanjye ntikabayeho n'ibisi yose itarakamenye, kuko ntashakuje cyane, kuko ntazi kuvuza induru? Mu by'ukuri urashaka kuvuga uti icyambabaje cyane kandi gikomeje kumbabaza ni ukubona abantu bifashe nabi muri kiriya gihe, bishe abandi, bazimije abandi, usanga aribo bavuga ko bababaye, bakabuzwa kubivuga, bakabuzwa no kuba abanyarwanda buzuye. Mbese mu by'ukuri kuba abantu noneho nyuma bakaba n'abanyarwanda, ariko kuba abantu mbese iyo bakubujije kuvuga icyo utekereza, cyane cyane akababaro kawe, kandi wenda ari nabo babiteye, ari nabo bakabuteye, baba bakwambuye ubuntu. Sisi no kukudezimaniza, mbese ntabwo uri umuntu, uri ikintu. Nanjye nkemera ko umuntu agira ikintu, kandi ngewe nzi ko ndi umuntu. Ibyo nibyo abantu bagomba kuharanira. Ni nayo mpamvu twakagombye gufatana urunana, ibyo bintu tukabyanga. Ni nako kubaka igihugu, ni nako kongera kugarura
bwaba umuntu bwacu turwanya cya kinyoma twese tukakirwanyiriza hamwe. nibutse ko ubuhamya bwawe nk'uko twabyumvikanyeho kandi wabigaragaje ntabwo wagiye kuvuga ibyaberaga i Butare ibyabaga ku Gisenyi, wavuze ibyo wowe wabayemo wabonye cyangwa byakozwe uhari ukaza kubimenya nyuma. Birumvikana rero ko ntawe ugomba kukubwira ngo tubwire n'ibyabaye i Gikongoro kandi utari uhari. Ibyo warabyumvise byarabaye koko, abantu bababajwe n'ibyabaye ubafata mu mugongo nta kundi byagenda. Ariko rero iyo twese koko twavuga tuti reka tuvuge ukuri tutagombye kandi kwibasira abandi batagize n'icyo badutwara, ako kababaro kacu niko kazaduha amahoro ku mutima. Iyo umuntu yagize amahoro ku mutima, umuntu wese akavuga ati reka nanjye nyagire nyashake, twagira n'amahoro mu gihugu cyose tukabana neza. Buriya buhamya rero bw'ibyabaye i Remera, Byumba, mu by'ukuri ni ubuhamya bukomeye cyane, kuko nanjye ndibuka hari abantu b'abavandimwe cyangwa b'inshuti FPR yabeshye ngo igiye kubakiza ibajyana i Byumba. Bagezeyo bakaza mu gitondo bati nimuze mujye gushaka inkwi cyangwa gushaka amazi, ibintu nk'ibyo, ntibagaruke. Ubuhamya watanze rero burabisobanura byose, kuko bakoreshaga amayeri, abo badashaka bakabica. Mu by'ukuri babaga babishe, aho babajyanaga mwe ntimwahamenyaga, mwabonaga gusa umuntu yagiye ntagaruke. Na nyuma birangiye, nanjye ngo birangiye, intambara irangiye, bamaze gufata ubutegetsi, bantu murabashaka wenda murababura, wowe uwawe waramubuze ntiyigeze agaruka. Ese FPR yaba yarigeze igerageza kugusobanurira aho yagiye ko aribo bamutwaye? Kuko nacyo ni ikibazo gikomeye. Urakoze Ndagijimana. Urumva ndakubwira uko twagendaga tubaririza, nta gisubizo twahabwaga naho abo bademayi babo baje kumbwira ko akorera icyama. Ariko ntabwo nahagarariye aho, twaratashye tujya mu ngo zacu ariko dukomeza gushakisha. Urumva iyo utashyinguye, iyo utagize umuntu ukubwira ikintu na kimwe, kandi nta nubwo twumvaga ko, mu by'ukuri nta nubwo twumvaga ko bica abavandimwe. Simvuga ngo ko batica, ariko twumvaga abo bicaga ari abo batwaraga, ariko mbese ntabwo twabyemeraga. Sinzi ikintu bashyiramo abantu, ngewe niko nabyita. Ni nk'igihe bashyiramo umuntu, gutwara umuntu nyine bakajya komeza bakaza bakakurindagiza. Ariko dutashye nyine twagiye gushaka za CICR, tukajya dujya gushakira ngo mu magereza. Rwose ndibuka twajya muri CICR yari mu Rukiyovu ahantu cyangwa mu Rugunga, tukajya ku batabizi ni Croix Rouge International. Nuko ubundi tukajya muri za Crado, za ziriya imiryango yose iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, twabeshyaga ngo hari amagereza, ngo ibiki n'ibiki. Rwose icyo nibuka ni uko twageze uko twashakishaga, twageze aho twari nk'abadamu nka 4 cyangwa 5, dukora ka groupe. Abadamu abagabo babo babaye porté disparu, abibyihebe mu by'ukuri. Dukora akantu nk'aka association, tukajya kubonana n'abantu benshi. Yewe ndibuka ko hari n'igihe twageze muri Camberge, sinibuka hari Nyarutarama. Camberge ari Nyarutarama, uriya komiseri wa Nations Unies yari Denis Egi. Ndibuka rwose ko nawe twagiye kubonana nawe. Ndibuka ko twagiye no kubonana na bariya ba Colette Blackman muri za Mirikorine. Ndibuka ko twajyaga no muri Nations Unies, iriya MONUSCO, niba ari MONUSCO sinzi uko bayitaga, iwacu barya bayitaga MONUSCO nayo. Minuar yakoraga muri Ecole Belge.
abo bose twagendaga tubonana kugeza igihe rwose Sendashonga yageze aravuga ati bariya badamu mu mahema pasiporo bave muri iki gihugu. Ibyo ndabibabwira ni mbere y'uko Sendashonga aba ku minisitiri, yaduhaye pasiporo atanatuze avuga ati aba badamu bazabica. Nibwo ndibuka rwose nibwo nanagiye muri asosiyasiyo ya ADL iriya ya Padiri Sibomana yari arimo, nanjye mvuga ntingiye gutanga umusanzu wanjye, byambayeho ndifuza ko hatagira undi bizabaho. Numva ko ngomba gutanga umusanzu wanjye mu kugira ngo mparanire kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko twibwiraga ko ari ibintu bishoboka mu by'ukuri. Abantu bari mu Rwanda turi terma naïf ko ntabwo twigeze tumenya ko twinjiwe koko n'abakrimineri. Igihugu cyafashwe n'abanazi, njye niko mbita, mu mbabare kurivuga gutyo, ko ubu narabisobanukiwe, nabonye ko ari abanazi. Bariya n'abuzukuru nyine ba Runari koko nk'uko babivuga ko bigaragara. Ubwo nyine twageze nyine aho dukura y'amaso, ariko nta kindi gisubizo twabonye, kugira ngo mbamenyeshe ko no kugira ngo tubone acte de décès byatubereye ikibazo gikomeye. Kugira ngo iyi acte de décès ugire komini yiguha iyi certifiya, kandi twebwe twavugishaga ukuri, ntabwo twajyaga muri biriya byo kubeshya ngo interahamwe ngo ibiki, bya bindi byose baririmbaga baba tuti no. Ngewe nababwiye ko ntazabeshyera, interahamwe zifite abo zishe ariko n'inkotanyi zifite abo zishe. Nge nuko nababwiraga, uwanjye rero nizo zamwishe. Acte de décès twayibonye, mbese ni nk'Imana, kuko urabizi ko bakubloka mu bintu byose. Ariko twakoze uko dushoboye turazibona kugira ngo tubone za droit zacu muri caisse sociale, dushobore kugira n'ibindi bintu twakwikorera. Ndibuka hari ikintu cyanambabaje cyane, bakimara kuntwara umugabo Rolandoma, haje abantu baza kubaza ngo batwohereje ngo kuza kubarura abapfakazi. Ndibuka hari umwana w'umuhungu wigaga Imburabuturo, yari umwana w'umudamu wari utuye mu Gikari, murambabarira simvuga amazina. None harababwira ngo yigaga mu Imburabuturo muri Duru, arababwira ngo ese ngo uyu munsi utari hamwe n'umugabo we arahita yiyita d'office umupfakazi. Ariko yabibabwiye kubera ko na mama we ntabwo na papa we bari hamwe. Ariko nahise mbona ari nko gukina umuntu ku mubyimba, nayo icyo bivuga mu by'ukuri. Baragenda, abo rero bari baje kubarura. Umunsi wakurikiyeho nibo baje kunzanira ifu y'igikoma mu kibo, bambwira ngo bampaye ngo baduhaye ifu y'igikoma ngo dushyire ababyeyi bonse. Narayirebye ndababwira ngo nimujyane ubwo burozi bwanyu. Nababwiye gutyo kandi ko nabonaga ifu mu kibo ahantu turi. Ikibo nahize mbona ari uburozi, sinzi impamvu nabibonye gutyo, ariko mbibyita n'uburozi kubera ko ntabwo wampemukira ngo nurangiza uze kungaburira mbirye. Ngewe niko meze, ntabwo wampemukira ngo wibeshye ko hari icyo wampa, ntacyo wanshukisha na kimwe kibaho. Nuko ubwo mbibabwiye gutyo, nabonye ukuntu basubiyeyo, ubonye babaye mbese bagize ikibazo. Nyuma nabyo ubwo mbivuze kubera ko nabyo naje kubidekuvura plus tard, nyuma ya après 23 niho naje kubona ahubwo uburozi bwabo butangiye kumenyekana busakaye. Mbona ko nanjye bari banzaniye uburozi kugira ngo nshigishe igikoma tunywe n'abana twese dupfe, nk'uko bakoze ngo amandazi yazagoma, nanjye c'était ça au fait. Kubera nyine urwo rusaku rwanjye nuko nyine nta icyo ntekereza ndakivuga, nta wananyica mvuga, ariko ntabwo nakwemera kugupfukamira rwose ngo nuko ngo ufite imbaraga, nuko ngo ufite no. Nuko ngibyo rero ubwo nakomeje nyine gukurikirana, ariko igihe cyarageze nyine n'acte de décès. Ubwo nyine twari tumaze kwakira ko twapfakaye, ryari ijambo rikomeye kuryumva mu matwi. Ntabwo ubu ndabivuga, ntabwo kiriya gihe byari byoroshye. N'iyo marginalisation wabonaga, n'umuvandimwe adashobora kugusuhuza bakaguha akato, ntabwo ubu ndabivuga nyuma y'igihe kirekire, ariko ntabwo mbabwira ibintu twabayemo. N'ibintu biteye isoni, n'ibintu biteye isoni. Ngaya Abanyarwanda, ni ukuri twari dukwiye kwigaya.
pe twigaye utigaye asa uwanjye. Aba bo mbona bagenda bumva ko ngo ari ibitangaza ndabareba nkabaseka, ndabaseka kuko umunyarwanda uwo ari we wese yarakwiye kugira isoni, yarakwiye mbese kugira nyine isoni uretse uravuze uti abanyarwanda muri rusange twese. muri rusange icyo gihe muri ibyumba cyangwa baza kubatwara hariya i Remera, abo mwagiye muhura nabo abenshi waje gusanga ari abanyarwanda bo mu Rwanda, uretse wa wundi bavuze ko kwa Munyankindi, cyangwa bari abantu Uwo kwa bari Munyankindi se we ntiyari mu mahanga. Rwanda. Abandi ariko bari baraturutse mu mahanga. Abo mu mahanga ibyo ndavuga ab'iwacu bakuzi, Aha. abo twabanye, abo twaturanye, ndakubwira ngo n'abavandimwe bawe wumvaga ari ikibazo, kwicirwa n'inkotanyi byari ikibazo, byari ubusembwa, wari umuntu wo guhabwa akato, kandi n'uyu munsi ntekereza ko no mu Rwanda niko bimeze, urumva. Ariko noneho abo bavuye hanze bo ari nabyo navugaga ngo yenda ndaza kugarukaho ndibuka dusubira mu ngo, nge nabanje gutinya kujya iwanjye mu by'ukuri, byarangoye kwinjira mu nzu pe, ndabibabwiza ukuri, kuyinjiramo byarangoye pe. Icyaje gutuma nemera kuhaba ni uko rimwe ubwo nabaga kwa murumuna wanjye mu Gatsata, nkajya njya i Remera tutazanta, ariko noneho rimwe nza kujyayo nsanga ibintu byanjye byose, amamatora, ibintu byose babirunze muri salo, mu by'ukuri bagiye kunsahura, kuko hari hananditseho ngo hafashwe ibintu, nawe kwa kundi bandikagaho n'amakara kuri porutaye, nuko na za miruwari zo muri dushe bamanuye byose birapurete rwose biri muri salo. Icyo gihe niho nemeye kuhicara, icyo cyatumye nicara mu nzu. Bari bamennye ibirahure byo mu miryango yo hanze n'amagiriye bayaciye, ariko effectivement kwa kundi umugabo wanjye atafunze imbere, imiryango y'imbere byose c'était nickel, barinjiraga nk'uwinjira. Ubwo bituma rero nicara iwanjye, ariko urumva mu by'ukuri icyo nasanze bari batwaye n'ishene muzikale, nabwo nza kumenya bayitwaye, abantu barabikongorera, njya kubibabaza ntibigeze babimpa, kandi byatwawe n'abantu twari duturanye bari bahari. Ariko icyo mvuga rero cy'abantu baturutse hanze, bo baje bashaka amazu, ndibuka ko hari abo twahuraga bambaza niba nari ntuye muri quartier, nkababwira nari mpatuye, bati twereke amazu y'abasirikare ngo n'abanyagisenyi. Ibyo bintu nibyo bambwiraga, nkababwira nti ntabwo ngewe nari nshinzwe ibarura, nabonaga amazu yubakwa sinari nzi beneyo. Nuko byagenze, niho nagira ngo ngaruke nkubwire bya bindi bavuga nyine ko abanyagisenyi, abasirikare, donc abo byari priorite yo gutwara ibyabo, kandi menya ko no kuza ngo bari bababwiye ngo, ko ndibuka hari nabo twigeze guhura ko batubwiye ko ibintu byashize ngo none tukaba tubona bigihari. Donc bo bari bababwiye ko nta bantu bahari, ibintu byose bihari, baza amazu arahari bakaza bakinjiramo. Ari naho na cya gihe hari abo bagendaga bica baje gushaka amazu yabo. Naho nagira ngo nsubize, ariko abaduhaga akato cyane nabo nyine babaga bakuzi kandi mwabaga muri kumwe bazi n'amakuru yabo mu by'ukuri. Abandi byagiye biza nyuma, za gacaca zije bahimba amabariyeri, bahimba ibiki, kuko hari nk'umusaza ngo wari serire wavuye i Burundi iwacu, twajya tujyana mu misa, tukajya tugenda tudisikita ibyo bintu bya uko twabayeho. Njye nababwiraga vraiment uko twabayeho, uko mbivuga uyu munsi nako nabisubiragamo. Hano umusaza rimwe aza kumbwira ngo ariko ngo kuki ngo mutavugisha ukuri. Rimwe ndabwira ariko se muzehe, uragira ngo ukuri nkubwire ukuhe kuri kurenza uko nabonye? Wowe ukuri ushaka ko mvuga ni ukuhe? Ngo urumva ngo nk'ubu ngo ntimuvuga uko Mushi yapfuye. Ni umugabo, uwo Mushi nawe yishwe n'abajandarume baturutse muri Kimihurura. Mushi yakoraga muri Amirwanda, yari n'umunyacyango Bujumbura, bamwishe n'umugore n'abana, yari afite nk'abana 5 b'abahungu bakiri bato, ndabibuka nabo. Ngo nk'ubu ngo ntimuvuga uko Mushi bishwe. Ariko se muze ntikangiye sinasohotse mu nzu, na rido sinayifunguye. Ndakubwira kwa Mushi ko ntanahareba, ngewe nari hano iwanjye ni nko mu Gikombe. Kwa Mushi ni ku muhanda wamanukaga ujya izo za padi, ko ntarebaga n'iwanjye ku irembo. Kwa Mushi reba iyo hari, nakubwira ibyabaye iwe ntabizi gute.
ntimuzabaza abari bahatuye niba hari abafite amakuru bazabibabwira ariko wimbaza ngewe ibyo mvuga n'ibyo nabonye ni nabyo n'uyu munsi mbabwira nti ibyo mvuga n'ibyo nabonye ntabwo njya kuvuga ibyo ntabonye noneho n'ibyo numvise nyuma nibyo nakubwiraga wambaza guti se muri iwanyu ntabwo mwari muzi ko abantu bari gupfa nkubwira ngo ujye numvaga twumvaga bireba ngo abanyapolitike yenda ibintu bizagira bariya bari bahanganye ngewe nafashe iriya imaje y'ukuntu ziriya za opozisiyo zari zihanganye murabizi rwose tujye tuvugisha ukuri bafite ama ekipe yabo ari abo ba MDR yaracitse ibice PS yaracitse ibice PER yaracitse bose bafite kandi bafite urubyiruko ruri inyuma yabo ibyo bintu ntabwo abanyarwanda bajya babivuga ariyo ya maserire yagiye aba infiltre agakoreshwa kandi agakora ibyo twabonye twese urumva ibyo rero nibyo abantu benshi birengagiza nkabona turabura ikintu kiriya kinyoma sinzi ukuntu tuzagikurayo kugira ngo ukuri kugaragare ingene naho n'ubwiyunge buzashoboka n'ubumwe buzashoboka nitumara kwanga ikibi twese tukakibona ko ari ikibi wagikora uwo ari wese uri umuhutu uri umututsi uri umutwa ikibi cyo kuba ubwoko murangije neza cyane kuko nifuza kukubaza mbese nka conclusion ndumva utanze conclusion nziza umwanzuro uhereye ku byo wabonye mbese ni nko kuvuga uti isomo navanye mu byabaye mu Rwanda ibyo niboneye ubuhemu nahabonye bw'abaturanyi bamwe na bamwe byakozwe n'impande zose dore aho twari dukwiye kugana ndagira ngo niba ubyemeye wenda nitubona akanya tuzongere dukora ikindi kiganiro utange mbese ibitekerezo niba ubyemeye dushobora kuzabikora ikindi gihe uyu munsi tukaba twahagararira aho kuko iyo umuntu avuga ibintu byamukomerekeje cyane rimwe na rimwe ikiganiro ntikigomba kuba kirekire cyane kuko hatangira kuza amarangamutima atuma umuntu ababara kurushaho kandi yarababaye bihagije niba rero hari ijambo wifuza kurangirizaho reka nguhe akanya urigeze kuba twumva nongeye kubashimira ijambo ryo gusoza mu by'ukuri ngewe nanabemerera iki kiganiro Ndagije Imana icyo nifuza nanasaba abanyarwanda batwumva n'abazadukurikira ni uko mbisabira ko bareka gushyigikira ikinyoma baharanira ukuri kuko ukuri niko kuzadukiza kuko ukuri niko kuzatuvana mu rwobo twaroshyweho n'ibigwari mu by'ukuri njye mbita ibigwari bambabarire si ukubatuka ariko uko mbibona ngewe muri analize yanjye n'igihe kigenda gishira ngenda mbona ko dufite ibigwari kurusha kugira intwari abantu bose bafite ubuhamya bushobora gufasha abandi kuva mu mwijima mu by'ukuri bakabona urumuri kuko ukuri ni urumuri ukuri kuramurika ukuri kurabohora ukuri kurakiza kugira ngo rero dukire uko kuri twese duhaguruka tukakuvuga nta kuvuga ngo ndakomeretsa kanaka twese twarakomeretse ntihagire ushaka kwigira victime kurusha undi akababaro kose tugafate kari akababaro hanyuma dufatane urunana twubake igihugu twubahana ndabisubiramo kuko ni ibintu nabyo mbona biteye isoni ko hari umuntu wumva ko agomba gusuzugura undi kubera ko ari iki ibyo bintu bigomba gucika kuko tukubaka igihugu kigendera ku mategeko aho abantu bose bareshya ukoze ikosa agahanwa ntawe uzakora ikosa ngo akingirwe ikibaba cyangwa ngo babisigirize babigire byiza ngo kubera ko ari iki ibyo bintu ni ibintu bigomba gucika tugomba guca umuco tugomba guca mu gihugu tukubaka igihugu cy'abanyarwanda njye nicyo nifuza kuraga abanjye nayo nagenda nzagende nta deni mfite ry'urwango mashyari n'ibindi n'andi mabi yose mbona n'abanyarwanda twagejeje no mu mahanga Ndagije Imana iyo mbona abanyarwanda bahiga abandi no mu mahanga
mu minsi mikuru aho kugira ngo bishime bakajyana amarozi, ni ibintu biremereye. Birenze kuba mvuga ngo akababaro kabaye 94, njye numva birushaho kudukomeretsa kurushaho, ntabwo bituma n'ugomba gukirakira. Uravuga uti kandi noneho mubone birakutugerera mu rubyiruko, mu bana. Umubyeyi uwo ari we wese nahagurukira abwiza umwana w'ukuri, amusabe kuba umunyakuri, yirinde kugendana n'abagambanyi, yirinde kubana n'abagambanyi, abane n'abantu bamutoza urukundo, bamutoza ubumwe, bamutoza kubaha umuntu uwo ari we wese. Njye nicyo numva nifuza kuba narangirizaho, naho ubundi ntuhangayike kubabara, navuga rwose bigatinda, n'ubuhamya bwanjye narabutanze. Ubu ngewe rwose kugira ngo mbashimire kuko kiriya gikorwa mwakoze, naravuze nti byibura hari abantu batinyutse kuvuga ku mugaragaro iki kintu, kugira ngo batinyure abantu, kuko hari benshi bakomeje kuba twikira no kubumvisha ko bo ibyabo nta gaciro bifite. Abo bantu no kugira ngo tubabwire ngo stop, mwubahe n'abandi, mwubahe abanyarwanda bose, umunyarwanda areshye n'undi. Njye nicyo nifuza kuzagira, naho ubundi ndahari igihe nashobora kuboneka, uretse ko n'ubusanzwe njyewe ntanga ibiganiro ahashoboka igihe nshoboye, ariko ubu ngubu abantu bagomba gufatana urunana, bakubahana, bakavuga ukuri kw'ibyabaye. Amateka ntaba amateka y'ibinyoma, amateka ntasibangana. Wayasiba wagira gute matata, niwe ucyuna kuvuga ngo ngusabe amateka ntabona itaka, ntaryo tuzabona. Rero twabishaka tutabishaka, iki cyari igihe cyo kugira ngo abantu bahaguruke. Nduva nabambashimiye, nkahagararira ubundi bwakwira bugake. Murakoze. Ni nyigushimiye cyane, kandi rwose nubwo uvuga uti naramenyereye, ariko ndagira ngo nongere ngo mwihanganishe, kuko ibyo mwaciyemo ntabwo ari ibintu byoroshye. Ngera ari mu Bufaransa, ariko nanjye nubwo nari kure, buri munsi numvaga ibiba, bakambwira bati mushiki wawe, mubyara wawe bamwishe. Nubwo umuntu aba ari kure yabyo, ariko ni igikomere gikomeye. No muri bariya wavuze abo bagiye batoratora ibyumba, harimo abantu b'inshuti zanjye bahagiye bibwira ko bagiye gukizwa, bahageze barabica. Ibyo nabyo byose ni ibikomere. Ariko rero bivuze kandi urangiza, tugomba kwihangana, tukigisha n'abacu n'abana n'abandi bose bazaza kubahana. Nicyo kintu cya mbere. Iyo tubaha mugenzi wawe, iyo tubaha umuntu mu bwoko bwe cyangwa mu miberere ye, ntabwo mushobora kubana neza. Ntimushobora kubana n'umuntu ugusuzugura, ugufata nk'aho utari umuntu nkawe. Ubwo rero umuntu yarangiza avuga ati umuntu ni nk'undi, kandi mbere yo kuba umuhutu cyangwa umututsi cyangwa kuba umunyarwanda, wibuke kuri umuntu. Ubone Kizito wabivuze, yavugaga ukuri. Ndagushimiye cyane rero Madame Rutayisire Marie Jeanne, wemeye ko nituzadukenera kuganiriza ku byerekeye igihugu cyacu, tuzajya tubikora natwe, kandi tuzajya tugutumira kenshi. Murakoze cyane, naho ubutaha.